Kuramo password. Kuramo password. Kuramo password. Nawe kirage. Kuramo password. Yego, kuramo. Kuramo password. Kuramo password wa mugabo we. Kuramo password. Hano password. Tagira ne koko. Kuramo password. Kuramo password. Nyenyesha. Kuramo password two tuntu ntaduca. Kuramo password. Sagiye kuvuga nawe. Ubu ntabwo ubona ko ndushye ko ubu nibwo nkigera mu nzu nta nubwo wananyakiriye ibaza ko utanyakiriye. Kuramo password ndakwakira. Bakubwiye nabi mu by'ukuri abantu bakubwiye nabi ko abantu ntabwo mbakunda gusa n'ukuntu uri keza ukuntu uri keza mwana we akuri keza se. Kuramo password. Ese kuki ufite ubwoba? Kuki ufite ikibazo cyo gukuramo password? Ahubwo reka nkubwire tuvugisha kuri nk'abana b'Imana. Ujye wizera Imana? Nyumvire. Nyine wizera Imana? Yego. Urayizera? Yego. Se niba wizera Imana. Wewe nkwizera uri Imana se? Ntabwo navuze ngo nyizere. Ahubwo wizera Imana wo Imana yo mu ijuru Imana dusenga. Cyakoze. Urayizera? Ntayizera se nabuzwa n'iki? Ukunda Imana? Ukunda umwana wayo? Nge ndi iki hagati aho? Uri iki? Umwana wayo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play yo wako Kigali Rwanda wa muswe kugereze n'uyu munsi wageze Yesu uri mwiza. Kuramo password. Kuramo password. Kuramo password. Nawe kirage. Kuramo password. Yego, kuramo. Kuramo password. Kuramo password wa mugabo we. Kuramo password. Hano password. Tagira ne koko. Kuramo password. Kuramo password. Nyenyesha. Kuramo password two tuntu ntaduca. Kuramo password. Sagiye kuvuga nawe. Ugiye wavuga. Uravuze. Kuramo password. Bebe nama. Se kuramo password. Kabizo. Nako nguhaye kuramo password. Kabizo. Kiramo kuramo password ariko. Bamwe gute cyagiye. Kiramo. Arambwiye ngo uzajya nkunda mu bibi no mu byi. No mu byiza. Ibyo se bihuriye he nibyo ndimo ndakubwira? Harano bihuriye kuramo password ni telefone. Wakubwiye nabi mu by'ukuri abantu bakubwiye nabi ko abantu ntabwo mbakunda gusa n'ukuntu uri keza ukuntu uri keza mwana we akuri keza se. Kuramo password. Ubwo kano kaboko kanjye ugafashe ureba ukuntu mbabaje ubwo mbabarije iki ubwo umpoye iki umpoye iki nko gukunda unkubita iki kisukuri Gisa bihuriye nkuramo password mu telefone. Buri mwiza urabizi ko ni mwiza se wankuriyemo password. Ibyo nibyo ndimo ndakubaza. Hano turi mu marushanwa y'iby'ubwiza. Kuramo password. Ukiri kwanga kuyikuramo rero. Sikona rwaye se man. Sobanurira impamvu uri kwanga kuramo password. Urabizi ko narwaye. Ntabyo nzi kuramo password mu maguru mashya. Ngaho mbwira rero. Impamvu ituma udakoramo password ni iyi. Mbwira impamvu eshatu. Zituma udakoramo password. Bebe urabizi ikintu gihari sijya. Ese uribuka ejo saa sita. Urabyibuka? Uribuka ijambo nakubwiye? Nyine banze uribuka ijambo nakubwiye ejo. Nakubwiye gute? Ntabyo nibuka. Nusone ibaza umuntu umubyeyi utibuka ijambo nakubwiye ejo kandi ijambo ryagwendera ubuzima. Hanyuma se kuyise ugiye kubyejo n'amajambo. Nyine nari ndi kukubaza uribuka ijambo ryo nakubwiye. Nabyibuka nkuramo password. Please mbabarira ndabikeneye cyane. Shabika nkubwiza ukuri. Uzi icyo mbishakira ariko?
kamubwiza ukuri iyo warakaye uri mubi nta ribi kuki uri mubi nta ribi Kuki ushaka kuba nkoreramo mubi? password ntacyo ndeka mbe mubi yikuremo nkomeze nibere mubi banze mepesa se ntayimana nayo nguhe ntayo mpigi Nkuramo. kuramo password ndakwinjiza ntabwo uzi ikintu ndi kubishakira please mu maguru mashya ayahe maguru wese ufite amaguru mashya ashaje se asura kuramo password cyangwa ntabwo yikuramo ese kuki ufite ubwoba kuki ufite ikibazo cyo gukuramo password tujye tuvugisha ukuri nk'abana b'Imana wizera Imana nyumvire nyine wizera Imana yego urayizera yego se niba wizera Imana oya nkwizera wowe Imana se ntabwo navuze ngo nyizere ahubwo wizera Imana Imana yo mu ijuru Imana dusenga cyakoze urayizera ntayizera se nabuzwa n'iki ukunda Imana ukunda umwana wayo njye ndi iki hagati aho uri iki umwana wayo nonse ko ndi umwana w'Imana umwana w'Imana akaba avuye mu kazi reka nkubaze se mana njye ibi bintu koko biri kunjyanamo kugira ngo nyibageze gukora ibi nibyo nta n'ikintu very easy simple ahubwo ndacyakubaza kumva wahereye ndi kubyumva pe nta n'ikibazo kindi kirimo ahubwo turimo turaganira nk'abantu babana mu nzu sibyo nk'ubu ngubu iyo wifashije kuri ibyo bintu ibihe se ibihe yego nyine ndimo ndakubwira hari uburenganzira bwanjye gukuramo password nose ubu ngubu reba nk'ukuntu si wamaze kubyemera ndi umwana we nigendere hoya bebe mvambwira nigendere itonde nyine nkubwire ndangize bibone uragenda so uransiga gute itonde nkubwire ariko njye ndi kukubwira nta nubwo ushobora no kuma umwanya byibuze ngo nkubwire ngaho vuga numve uranega amatwi ngaho nateze urabona hari ayo nasize uranega amatwi ariko usigaye umbwira nabi kandi ibyo ntabwo ari byiza kuramo password rero niba kuvuga byo uri kuvuga byakonaniye iyo patene yawe umutwe uri kunyasha umutwe usa kuramo password kuramo password ndabyumva ahubwo reka ndangize akantu gatoya bite birangira sibyo ndabara 5 itonde nyine ndangize kukubwira sibyo sindi umwana w'Imana yego ndi umwana w'Imana sibyo wowe uri iki nanjye ndi umwana w'Imana muri Bibiliya uzana wanditse nk'abana b'Imana dukundane ndagukunda ariko kuramo password nyine urahaza abantu hanyuma wewe niba unkunda ufite ikihe kibazo cyo gukoramo password kubera iki icyo ntabwo ari ikibazo pepe kandi urabizi ko ngukunda rwose kuramo iyo password nk'ubu kagakweto karagushiriraho nkuriraho password yikuramo cyangwa kagushirireho ndabikora ngo nigendere itonde nkubwire itonde cyangwa ni isura yawe irimo kuramo password vuba ariko kuramo password njye ntabwo ndi gutinda kuramo password ndabikeneye cyane iyo warakaye Mana yanjye uzi ukuntu umeze sana miriwari shapepe ni ukuri wabaye akana kawe pe nereza umva ese ubu nkukorera iki koko ubundi ufite ikihe kibazo kuko udashaka kwikuramo Mana ya ese babiri harya anniversaire yasize abejo bundi umva kundiramo password ubanza umbwire uzi naguteguriye banza ugire gutyo uzi naguteguriye se Mana ntago ubizi yaba ubizi ntago wakomeza kumbwira ibyo bintu nkuramo password nyine uzi naguteguriye kuri anniversaire urabizi usigaye ugira umutima mubi winangira ubu ngubu nta nubwo wajyana amatsiko listen nyashanya ariko Mana ubu ngubu nta nubwo ushobora no kugira amatsiko umenye ngo bimeze gute umugabo wanjye nkunda bizagenda gute byiza ukuri telefone yawe wayikwimo password wabyanze ufite ikihe kibazo uri kwikeka iki n'ibiki bibi birimo nibihe bintu bibi birimo kuramo password ega jewe njye mbashaka kugira ngo tuganire nk'abantu nta kintu nganira nawe mu gihe password turayikuramo password fata telefone nyikubwire andikamo wabyanditse lo andika a nara ayo majambo yose nayiki ntago biri gukunda ibise nibiki kurambwira yikuremo wenyine ayo magambo ngo lango ibiki ntago ngende igicucu bebe
sibyo kuramo ndabona Kature sana yikuremo ko isubijemo se ntago ari ngewe pe ninde hari umuntu ukuri mu maboko bebe ako nawe sigagira amahane umva kuramo password muvandi sinakwinginze ibintu byinshi sitakubwiye ibintu byinshi nese impamvu bundi ngaho mbwira impamvu uri gutuma udakuramo kuki ngewe yanjye ngiye sinjye yikuramo reka njye sikwango nanza kubikuramo kandi ahubwo navuyemo kuramo ahubwo kamwereke sibyo mubambwire kuramo password tekura mubambwire genda ngewe nagucangira nkuramo password vuba ucangira nde nkuramo password ntabwo ndimo ndasekana nawe nose ngende guseka mve imbere ahubwo ntahumva mve imbere kuza wanyishe rega umuntu urabona ibintu arukose mve imbere genda urabona ukuntu nize mve imbere toka shenzi nta soni